nonaha uri kureba ishusho cyangwa se ifoto ya Rama ari kumwe n'umukunzi cyangwa se uwitwa umukunzi we mu mwaka ndakubwira hasi. Ngiye kugusomera inkuru muri iki gitondo ndetse yaciye ibintu. Mupende Ramadane wamamaye nka Rama mu bijyanye n'imyidagaduro akomeje kugarukwaho na benshi bibaza ku murongo mushya yafashwe wo guharabika abayobozi b'u Rwanda ndetse n'icyaba cyarabimuteye. Nawe ndakeka ko ugiye kubyibaza nonaha niba utaratangira kubyibaza ahubwo. Iyi myitwarire mibi ya Rama yafashe intera ku tariki 22 Gashyantare mu 2026 mu kiganiro cyatambutse kuri Instagram yiwe. Ndanaza kunyuzaho amwe mu magambo yagiye ababwira cyangwa se atangaza kuri urubuga ngo bamukurikirana batari bakeya. Muri aya mashusho rero yibasiye inzego zose z'u Rwanda kuva ku butabera kugeza ku nzego z'umutekano. Uyu mugabo kandi yibasiye cyane umukuru w'igihugu n'umuryango we. Benshi mu babonye ibyo Rama yatangaje bakomeje kwibaza inkomoko y'iyi myitwarire. Gusa kumukurikiranira hafi muri baze neza ko icyaburaga yari isaha n'umunsi ngo akora ibintu nk'ibi ngibi. Gute? Kubera iki? Kuko imyitwarire ye yari imaze iminsi ica amarenga. Mbere yuko ibi byose biba cyangwa se bitangira, ku wa 12 Gashyantare mu 2026 abinyujije kuri Instagram, Rama yavuze ko u Rwanda rujya mu biganiro byo gushakira amahoro uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruhagarariye M23 ndetse ayita umutwe w'ibyihebe. Gutyo mbivuze. Agitangaza ibi nibyo benshi bahise babona ko isaha n'isaha igihuru cyari kuzabyara igihunyira. N'amagambo yanditse ku Gihe n'ikinyamakuru. Yahindutse igikoresho cy'abarwanya u Rwanda. Ibyo ndabizi uri kubyibaza. Rama yamenyekanye cyane mu muziki w'u Rwanda ubwo yashingaga inzu ifasha abahanzi izwi nka Télé. Reka tumvugeho gato. Yashoyemo akayabo ariko birangira nta musaruro ufatika atanze cyangwa se itanze iyo nzu ye, kugeza afashe icyemezo cyo kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho atuye uyu munsi. Bamwe mu bo mu muryango w'uyu mugabo ndetse n'inshuti ze za hafi bakubwira ko atigeze akora politiki ndetse itari no mu bintu yakurikiraga cyane, ku buryo bibaza uko byanagenze ngo ayinjiremo noneho afite umurongo wo kurwanya igihugu. Abantu bafite izina rikomeye by'umwihariko abakurikiranwa cyane nk'urubyiruko bari mu bo abarwanya u Rwanda cyangwa se igihugu muri rusange bashobora kwifashisha kugira ngo bagumure abanyarwanda bijundi ku buyobozi bwaho. Ntibyaba ari igitangaza rero Rama nawe ari gukoreshwa muri uwo mujyo. Ikindi kimenyetso umuntu ashobora gushingiraho ahamya ko Rama ari gukoreshwa ni ingingo z'ibyagarutseho muri iki kiganiro. Urupfu rwa Paul Rwigara, urwa Kizito Mihigo, urwa Jay Polly, abaturage bimuwe Kangondo, FDLR, Kayumba Nyamwasa n'ibindi bikunze guhozwa mu kanwa k'abarwanya ubutegetsi ni Rama. Kuba uyu munsi rero byasohoka mu kanwa ka Rama hari icyo bivuze. Ikinyamakuru Igihe kirakomeza. Ikindi kigaragara muri aya mashusho ya Rama ni uburyo bimwe mu byo yavugaga atabifite amakuru, ku buryo yibazaga ndetse akanitabaza abantu bigaragara ko bari kumwe aho ngaho yafatiwe. Nyine na amashusho bivuze ko we nabo bari kumwe basa n'ababanje kumvikana ibyo atangaza cyangwa se aza gutangaza ndetse bakagenda bamwibutsa ibyo yibagiwe. Nyuma yaho amashusho ya Rama asohokeye, abarwanya leta y'u Rwanda bayakwirakwije ku mbuga nkoranyambaga zabo ndetse n'izindi nk'abitsamuye. Birumvikana ibishimangira ko ari umugambi bahuriyeho. Icyiciro cya gatatu cy'inkuru kiravuga kiti amaco y'inda ku wahoze yita umunyemari. Kimwe mu bimaze kugaragara nuko abarwanya leta y'u Rwanda biteguye gutanga ibishoboka byose mu kurusiga icyasha.
Amakuru avuga ko hari n'abishyurwa ibihumbi 25 by'amadolari kugira ngo bakore amashusho yibasira igihugu. Aya si amafaranga make kuba ari we wese no muri Amerika ubwaho. Rama akiri mu Rwanda yakoze kwigaragaza nk'umugabo ufite amafaranga kandi witeguye gukora ibishoboka byose ngo ateze imbere umuziki. Ariko igitaragarutsweho cyane ni uburyo aya mafaranga yayabonye. Nguko gusa mbere ko tubijyamo neza, mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri iyi channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Ngini twasamwere mugisha, ibi birihutirwa n'inkuru. Mbere yo gushinga inzu ya Demene, Rama yari umusore wishakisha nk'abandi bose, ariko wakundaga kwiyegereza abahanzi cyane. Mbere yo kuba ikimenya bose, yabaye umushoferi w'umwe mu bahanzi nyarwanda bari bakunzwe mu myaka ya 2009. Uyu muhanzi ni nawe waje kumuhuza n'umwe mu basore bakoraga akazi ko gutwara ba mukerarugendo. Rimwe na rimwe yaba atakoze agaha Rama akazi ko kumutwarira abashyitsi. Aha niho uyu mugabo yaje guhurira n'umunyamerikakazi yakomoyeho ubutunzi bwose. Uwo ninde? Yarinde. Nyuma yo kumutwara nk'umukerarugendo, Rama yaje gutereta uyu mukecuru bari bahuye muri urwo rugendo nyine, wari ufite agatubutse, ayo ni amafaranga, ndetse bakundana igihe kitari gito. Niwe wamuhaye amafaranga yakoresheje imishinga itandukanye nka Demene. Rama yananiwe kuba inyangamugayo kuri uyu mukecuru, wamukuye ahakomeye, atangira kumutekera imitwe. Icyo bagiye gushoramo cyose akamubwira ibiciro bihanitse biri hejuru. Byageze naho uyu mukecuru asaba Rama kureka umururumba kuko amafaranga afite atayamara. Igihe ni ikinyamakuru kirakomeza. Bya bindi byakabaye icwende katoga, maze kakoga nako nikanake. Rama yananiwe kureka ingeso ye yo gukorakora, ashwana n'uyu mukecuru ndetse yisubirira iwabo muri Amerika. Uyu mugabo yahise atangira urugendo rwo kwirwanaho, ariko kubera gushora mu mishinga atize neza birangira ahombye burundu. Uko ni nako Demene yaba yarazimye burundu. Nyuma yo kubona ko kuba i Kigali bigoye nta mafaranga, Rama yigiriye inama yo kujya muri Amerika, afite icyizere ko azongera guhura n'uwari umukunzi we akamusaba imbabazi, cyane ko yari atakimwitaba kuri telefone. Rama akigera muri Amerika yahuye n'umushoramari w'umunyarwanda witwa Basili Maseverio, amufasha kumenyera ubuzima. Uyu mugabo yahaye Rama inzu yo kubamo nk'umuntu wakomoka mu gihugu kimwe wari mu bibazo byinshi. Iyi nzu uyu mugabo yahawe yaje gutekereza uburyo yayikoramo ubucuruzi cyangwa se yayikoreramo ubucuruzi. Ni Rama nuko yaramuhakaniye cyane. Uwayimuhaye amubwira ko niba iyo ariyo nzira ahisemo azajya amwishyura amafaranga y'ubukode nyine. Byarangiye bashwanye ku buryo muri Gashyantare 2025 ni mu kwa kabiri aho ngaho urukiko rwa Maricopa County Justice rwategetse ko Rama asohorwa mu nzu ya Basili Maseverio wari warwiyameje ngo rumufashe gusohora mu nzu uyu mugabo wari waranze kumwishyura no kuvamo. Mu gihe ibi byose byabaga, Rama yaje kumenya ko wa mukecuru bakundanaga yitabye Imana. Afata icyemezo cyo gusubira mu Rwanda, agurisha imitungo yose uyu munyamerikakazi yari yarahaguze, ariko imwe n'imwe akayimwandikaho. Mu mitungo yagurishije harimo ngo n'ikibanza cyari hafi y'ikiyaga cya Ruhondo. Dusubiye muri Amerika, igihe cyandika ko aya mafaranga yayabyiniye ni Rama, ku buryo ubu nta n'urwara rwo kwishima afite. n'amagambo aribyo byatumye benshi bakeka ko byamubereye intandaro yo guhinduka impuke ndamukiye. Amagambo yose uko nyasomye, usibye utuntu dukeya nagiye nongeramo two kuryoshya inkuru,
niko yanditse ku kinyamakuru igihe.com. None guys, muratekereza inshuti yacu byayigendekeye gute? Manuka hasi muri comment umbwire. Wifuza kumpa ibitekerezo ku nsaba ingingo nagukoraho mu buryo bw'ibanga. Nomero ya WhatsApp ngiyo 0782621130, ndetse email yacu yo ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikire aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, twishimiye abo umunyakurikira Télé Montagne Rwandaise. Ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro, iyi nkuru wayikunze, manuka munsi y'video wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndushaho kubahereza ibindi biganiro byiza byinshi bibigisha buri munsi. Inkuru zacu zo nakagaruka ku kirahuri cyawe ahagana iburyo, ariko kandi hari ibindi biganiro wareba birenga 500. Mwibuke mukore subscribe birihutirwa.